Ndagusuje nizere ko umeze neza ahantu hose urujya no hino mu gihugu hatandukanye n'abari hanze yacyo. Mwese ndabasuje mbahane kaze mu kiganiro cyo muri uyu munsi kuri aka kanya. Giye gusuza nitwa Ajab Marashingo kaze kuri iyi channel yitwa Imbani TV. Tugiye kureba muri rusange amakuru agaruka muri karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ariko turebe kuri iyi nkuru ya Bobi Wine ndetse no batanye Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Nukuri bongeye kuri koroza ibintu byakomeje kuba agaterera nzamba, aho Bobi Wine herere mu bubwihisho mu buvumo yongeye gutangaza amagambo yimena mutwe avuga kuri Perezida Museveni, amuvuga amagambo atari meza mu by'ukuri bigaragara ko bikomeje kubyafata intera ndende cyane, aho uyu mugabo ari mu buhungiro bitazwe neza hano aherereye, uko yatangaje ko ari mu bwihisho kandi ahantu ari ngo aguwe neza, ndetse ko yahunze ubutegetsi ngo bw'ubwicanyi nk'uko akunda kubigarukaho ngo bwa Museveni ndetse ngo n'umuhungu wa Museveni Muhoozi Kainerugaba nk'uko akunda kubigarukaho. Rero yongeye kuvuga andi magambo menshi ateye ubwoba yakomeje gutuma benshi bongera kuyibazaho bati uyu mugabo ni gatiki. Rero reka turebe aya magambo uyu mugabo yatangaje yatumye benshi bavuga bati arashaka iki, ese mu by'ukuri n'iki kigamijwe. Reka ngusubire amagambo yanditse uko yose yakabaye. Yavuze ngo mu gihe ubutegetsi bw'igihugu bukomeje gutoteza umuryango wanjye ndetse no kunyigirizaho nkana ndetse bakananyibasira, nafashe aka kanya nsoma iki gitabo. Yese yerekana igitabo arimo asoma, ati ni igitabo cy'ingirakamaro kuri jyewe. Iki gitabo ndi gusoma ati by'umwihariko kiragaragaza Museveni uwo ari we by'ukuri ndetse n'ingaruka mbi yagize ku gihugu cyacu muri rusange. Ati nyamara yaje asezeranya abanyayuganda natwe twese yuko azacukubira n'amateka mabi yo mu bihe bya kera byahise, ariko ubu yimitse amateka mabi n'ubwo kubiri ntigeze guca. Ati nk'uko Profeseri Mamudana bivuga muri iki gitabo ndi gusoma. Arakomeza ati igihe cya Museveni cyononye cyangwa se cyangije indangagaciro z'igisekuruza cyose kuva igihugu cya Uganda cyabaho, umuco cyari gifite, amateka yacyo nuko cyabagaho, igisekuruza cyayo cyose Museveni yaracyangije aragihonyora. Ati kandi ntibyoroshye kubona umuti w'iki kibazo. Arakomeza ati ruswa n'ubushukanyi byabaye rusange, bitwikira igihugu cyacu nk'igihu cy'umwijima. Avuga ko igihugu cyabo kirimo ruswa ari nkaho ari umwijima cyangwa se igihu cyakwiriye hose nta namwe ruswa itari, bityo ko ashimangira ko Museveni guca ruswa byamunaniye mu gihugu bikarangira ibaye rusange mu gihugu hose. Ati bizasaba nibura igisekuruza cyose kugira ngo igihugu kibashe kubyikuramo. Akomeza avuga ko mu gihe Museveni azaba yavuye ku butegetsi ndetse n'umuryango we naho mukomoka ari kubuyobora, haba we cyangwa mukomokaho, aribwo ngo ibi by'amacakubiri, urugomo, ruswa bizacika mu gihugu. Yavuze ko mu by'ukuri igihe ubutegetsi bwahindutse ngo aribwo bizajya ku murongo. Arakomeza avuga ngo ni inkuru ibabaje cyane, dufite akazi gakomeye imbere yacu, gusa ntituzacika intege kandi ntituzemera gutsindwa n'inshuro imwe. Arakomeza ati Uganda izaba igihugu cyigenga. Mu magambo ye ati Uganda free now. Avuga ko Uganda ngo ikeneye ubwigenge ngo kava ku ngoyi ya Museveni nk'uko Bobi Wine abigarukaho. Bobi Wine nakwibutsa ko mu minsi ishize aribwo yahunze mu gihe mu gihugu cya Uganda hari amatora y'umukuru w'igihugu, ubwo yatangajwe ko hatsinzwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni wari usanzwe no kuri ubu butegetsi. Bivuga ko yatsinze uyu bari bahanganye cyane Robert Kyagulanyi utazi ku kazina ka Bobi Wine. Rero icyo gihe Bobi Wine yavuze ko ubwe ku giti cye kuri mbere y'umunsi umwe yuko amatora bitangazwa ibyayavuyemo, yuko ngo abasirikare ba leta ba UPDF ngo boherejwe na Muhoozi Kainerugaba Generale, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda zirwanira ku butaka, ngo baje iwe kwa Bobi Wine bafata umugore we, ndetse kandi barangije banafata internet bayikuraho, bacangwa insinga z'amashanyarazi ndetse banagota urugo rwe ngo bashaka agahanga ka Bobi Wine. Ni amagambo Bobi Wine yagiye avuga. Yavuze ko ngo ni keshi umuhungu Muhoozi Kainerugaba yashatse kumwica, nk'uko Muhoozi nawe yabigarutse avuga ngo wizane cyangwa se ubireke, ariko byanze bikunze dushaka agahanga kawe. Yigeze gutuma abasirikare be ba UPDF ngo mumunzanire ari muzima cyangwa se yapfuye. Muhoozi Kainerugaba yarabitangaje avuga ko agomba kumubona ari muzima cyangwa se yapfuye. Bukiye bwaho none aravuga ngo nkeneye yuko mwabasirikare banjye mwe mugenda mukazana Bobi Wine n'ibishahu bye mukamushahura, mukamuvanaho ubugabo bwe, mukabuzana mukamushahura agapfa byanze bikunze. Muri icyo gihe hahagaritswe ibijyanye no kumushakisha. Museveni yarabitangaje avuga ko bikwiye guhagarara bitewe n'uko nta kintu byamara cyane, ariko bidateye kabiri nanone Muhoozi yongera kumvikana avuga ko ibyo ngibyo bidahagije, ko se yategetse ko bamuhagarika kumushaka atari byo, ahubwo avuga ko yongeye kumushakisha bitewe n'uko ngo mu gihe Bobi Wine yaba afite ubwisanzure n'ubwigenge mu gihugu ngo yakwangiza nkana ituze rya rubanda,
ngo akayobora imyigaragambyo n'ibindi byinshi ngo yakora ibi ngo bityo bigatuma ubutegetsi bwa Uganda butamwizera yuko agomba kuba yigenga ari ahantu hose ari, batangira kumuhiga ariko ntabwo bizwi aho aherereye. Abenshi bemeza ko ari mu ndake cyangwa mu buvumo, abandi bakavuga ko ari mu gihugu hanze cya Uganda. Gusa mu minsi ishize nano amakuru yagaragaye abasirikare ba Uganda bafashe umugore wa Bobi Wine uri mu bitaro kwa muganga yashimuswe no kuri iyicarubozo nk'uko umugore yabitangaje muri video yafashe, avuga ko bamupfuye imisatsi ngo yanakorewe iyicarubozo ryinshi. Muri icyo gihe nibwo banagiye kwa Bobi Wine mu nzu, bafata ibikoresho by'agaciro nk'intebe barazangiza, bafata ameza baramenagura, ibirahure baramenagura, amadirishya baramenagura. Ayo mafoto yashyizwe hanze na Bobi Wine ubwe kuri X yahoze yitwa Twitter. Mu mafoto yashyize hanze avuga ngo nagahinda kababaje kuba igisirikare cya Uganda kiza mu nzu iwanjye kikanyangiriza kuri uru rwego, kikamenagura ameza, utubati, intebe, ati byarambabaje aho ndahangaha sinezerewe. Rero uyu munsi ntabwo bizwi aho ari, ntibizwi icyo arimo akora, gusa ikizwi neza nuko ari mu bwihisho, ari mu buvumo, nubwo ubushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko iriho nyorwa rikorerwa abatavuga n'ubutegetsi rikwiye kuba ryihagarara, kuko Donald Trump yavuze ko bidakwiriye. Avuga ko Museveni ndetse na uyu muhungu ukunda kugiramo uruhare Muhozi akwiye kugabanya ibingibi ngo bitari byo bakora umunyapolitiki ya Bobi Wine, nk'uko we agaragaza ko impinduka zikeneye Bobi Wine, nk'uko aya magambo yamenye abenshi bahoze bati yaturikije igisasu. Rero yongera kwibasira cyane ubutegetsi bw'uyu nguyu batavuga rumwe Museveni. Avuga ko ngo mu gihe ibintu byose Museveni yangije ngo bitarahinduka, ndetse ngo kandi mu gihe akiyobora umuntu uturuka mu muryango we, haba Museveni, umuhungu we cyangwa se abandi bose ba hafi ye, ngo ibintu bizagorana cyane, ngo ku buryo ruswa n'akarengane n'ibindi biri muri iki gihugu bizakomeza guhabwa intera ndetse bikanabwa icyicaro. Bityo kuri Bobi Wine avuga yuko icyiza ngo ari uko yaba yavanwaho umugabo Museveni, ngo ubutegetsi bwahinduka, ngo nibwo ruswa n'akarengane ngo n'iyicarubozo ngo bizavaho, kuko akomeza avuga ko ibintu byose Museveni ngo yijeje abanyagihugu b'abanya-Uganda ngo nta na kimwe yigeze akora, ngo ikintu yakoze ngo ni ukubyangiza nkana, ndetse ngo n'ibyubatswe mbere y'ibisekuruza byamubanjirije ngo icyo yakoze ngo yaje abisenya. Ni amagambo Bobi Wine yanditse text ndende kuri X avuga kuri ibi ngibi. Uramutse ugiye kuri X yitwa Bobi Wine wasanga yanditse aya magambo avuga ko muri rusange ngo igihugu cya Uganda ngo kiraboshye, ngo yikeneye ubwigenge n'ubwisanzure. Akomeza avuga ngo Uganda ikeneye kwigenga, ngo iraboshye, ngo nta mutuzo nta n'umutekano ifite ngo mu gihe hakiriho n'ubuyobozi buyobowe na Museveni. Gusa muri iyi minsi byo kumushakisha ntabwo bigirimo imbaraga n'umwete. Nyuma ya Donald Trump yavuze ko bakwiye guhagarika ibi bintu bidakwiye, ni nabwo hagaragaye yuko badashyira imbaraga mu kumushakisha, kuko yategetswe kwishyikiriza inzego z'ubutabera, polisi cyangwa se na gisirikare, ntiyabikora. Rero nyuma yaho Trump ategetse yuko bareka kubishyiramo agahato kumushakisha, bityo ko nta kintu byamara. Muhozi yasabye imbabazi ndetse yandika asa n'usobanura ikibazo ndetse asa n'usobanura imbabazi, avuga kuri ibyo Trump yaramaze kuvuga, asa n'ugaragaza yuko mu by'ukuri atazongera cyangwa ahagaritse gushakisha ndetse no kwigisha uruhindu uyu mugabo Bobi Wine, ndetse no kwangiza nkana umuryango no gutotezwa. Ariko bigaragaza yuko umuryango Bobi Wine ugikomeje gutotezwa n'umuryango uri ku butegetsi, by'umwihariko ngo biyobowe na Muhozi Kainerugaba, nk'uko Bobi Wine akunda kubivuga yuko ngo ubutegetsi ngo buhonyora nkana umuryango we ndetse ngo bukanamwangiza, ndetse ngo ikiremwa muntu ngo cyarangiritse cyane ubuzima bwaho. Ariko by'umwihariko mu muryango we, by'umwihariko we ngo hararenganye cyane, ari abavandimwe be, umudamu we n'abandi bo hafi ye n'abanyapolitiki bagenzi be, ngo bose bari mu kaga ngo bitewe na buno buyobozi Bobi Wine akunda kunenga, adashidikanya yuko abivuga mu ruhame ati n'ubuyobozi bukwiye guhinduka kugira ngo Uganda yacu igire ubwisanzure ndetse n'ubwigenge. N'amagambo ya Bobi Wine. Rero ntabwo bagikomeje kumushakisha, ahubwo ntibizwi ikiri kujya mbere, ariko nawe ntiyigeze yirometa ngo ataye mu gihugu, ntabwo ari gutaha mu nzu ye yiyubakiye, nta nubwo bizwi ahantu ari kuba. Ibikorwa bya diplomasi ntibizwi hari kubikorera. Ikindi nuko bageze gutrackinga telefone ngo rero naherereye, hari telefone igeze gutrackinga basangira mu nzu, bagiye basanga umugore we uyikoresha. Icyo gihe baravuga bati kuramo password, ntiyabikora umugore we, ngo nibwo icyo gihe bafashe umwanzuro wo kumuhemukira abasirikare, nk'uko umugore we yabitangaza. Avuga ko icyo gihe ngo bamupfuye imisatsi bakanamuhohotera, ariko kandi muri icyo gihe nabwo baramubuze. Bobi Wine bari baje kumureba, bityo rero uyu munsi batrakinze telefone ngo reba hano aherereye ntibamubona. Ntabwo bizwi telefone y'amakoresha ngo ni yande, ntibizwi n'ibibazo nkoranyambaga ari uzandikaho, ntibizwi umufasha, ntibizwi kuri interinete, kubera ko bagerageje gushakisha kuri ahaherereye hirya no hino, haba
mu buryo bwari bwose bakoresha kumureba bari guturakinga telefone n'ibindi cyangwa se na za maneko ntago babona ahantu aherereye. Mu by'ukuri ntibizwi indake arimo, niba ari umwobo, niba ari inzu, niba ari igihugu kiri hanze ya Uganda, niba ari Uganda mo imbere, ntibizwi aherereye n'ibyo ahugiyemo, ntibizwi umuntu bari kumwe. Gusa igishimangirwa na benshi nuko atari mu gihugu cya Uganda ku karubanda, ngo nuko ari mu buvumo cyangwa se ahandi hantu yihishe atagaragarira amaso ya benshi. Rero akomeza kuvuga aya magambo menshi asatya, abenshi bavuga ko ateye ubwoba ku muntu w'umunyapolitike ndetse agahangara perezida w'igihugu kuri uru rwego n'umugaba mukuru w'ingabo, ko ari ibintu bifite imbaraga nyinshi zikomeye cyane. Abenshi bakavuga bati mu by'ukuri bifite ubundi bukana. Rero uyu mugabo we ntajya aripfana na gatoya, icyo atekereje cyose ahita akivugira aho ngaho muri rusange. Rero reka nanjye nsoreza hano, mbashimire kuba mwabanye nanjye muri aka kanya kuri iyi channel yitwa Imboni TV. Njyewe nitwa Ajab Marashingo, shimira abanye nanjye muri uyu mwanya. Gusa ngo niba utarakora kuri subscribe uyikore kugira ngo ujye ubana natwe ibiganiro byacu kugereho mu bambere, ufungure notification, ukande like, nukundi video ukore kuri share. Imana iguhe umugisha, twe ibiganiro byacu birakomeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.